munyemerere twongera tuganire twerekeze kuri stade ya Nzove turebe bimwe bitandukanye byaranze imyitozo yo kuri uyu munsi wo kuwa kane w'icyumweru. Imyitozo yitabiriwe na perezida wa Rayon Sport Tadeo. Ese yabaganirije iki niki yabemereye? Ese staff yose muri rusange ishinzwe gutegura uyu mukino wa Rayon Sport na Bugesera iratangaza iki? Ngufitiye full package muri iki kiganiro. Urakurikirana imyitozo yose yabereye kuri stade ya Nzove. Ese Rwaka Claude aravuga iki ku myitozo? Ese Ishimwe Fisto na Niyonzima Olivier Sefu bavuze iki? Byose ndabikuzaniye. Ariko se imyitozo yo ihagaze ite? Ese kipe ya Rayon Sport izabihagaze ite ikina na Bugesera? Byose muri iyi myitozo uko byakabaye nabibonye kandi ndabibazaniye. Ngewe nitwa Tuyishime Gilbert. Niba rwose utarunzi uri kuri Vivu utaruzi izina ryanjye ni gutyo nitwa. Hanyuma ibitekerezo byanyu byo mubiterekeho byose uko byakabaye ndaza kugenda mbisoma kabisa ndandi kubireba. Ariko mbere y'ibyo byose ukore kwa warakoze subscribe hanga kuri Viva Rayon Sport TV, ibitekerezo byawe ukamanuka ugashyiraho, hanyuma abone iki kiganiro ukakilikinga ukagikunda kugira ngo amakuru yose atandukanye yezweho ikipe ya Rayon Sport ujye ubasha kuyabona ahangaha, uyabone mu buryo bwiza buryoshye, amakuru akozwe neza, amajwi meza, amashusho meza nk'ayo ngayo uri gukurikirana. Ibyacu byose abari uruhehemure abari urubogobogo. Ubwo rero nyabuneka inkoko abari b'ingoma nizere kubwo aho ugezanga wamaze gukora subscribe. Utarayikora tugiye kwinjira muri Mercato. Rayon Sport igiye kujya ku isoko, igiye kuzana abato ubuse ne handi uzakurikira ayo makuru. Birangize none akwira ngo tuye tubana. None nyemerera ngewe ngufate ngutereke mu Nzove wicareyo umere nk'umuntu wari uhari mu minota mike. Ntabwo ndagutwara iminota myinshi, ni iminota mike nkagutembereza ku bikorwa byose byabereye mu Nzove. Elenga kanga bamutungura surprise byose ndabifite. Hanyuma reka duhere uko abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bageze mu Nzove. Uwo yitwa Suleimane Dafi sotse mbere, uyu yitwa Richard naka energy yari kabisa. Uyu yitwa Kadime Ndiaye aracyahari asana na Innocent n'ugiye. Uyu yitwa Yusudi yanya batamiye ikintu buri gihe mu kanwa niba ari iki. Adolaye Jaro n'ugiye. Uyu ni Abagayogo Adama Bagayogo uri ugiye. Hanyuma uyu yitwa Ndikuriyo Pasi. Ngiye ngomba kubereka abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo mwese mujye mubamenya. Uyu mupeti yitwa Cindy Paul Jesus. Ngira ngo mubonye Cindy Paul Jesus. Hanyuma bose reka turebe undi ninde ntaberetse. Ndikuriyo Pasi ya Cindy Paul Jesus ngongo niwe usohotse. Ngabo ubwo abaducitse ubwo nyine baducitse, ubwo ntago tubashije kubafata. Ariko ubwo abo ngabo mbere mbanje kubereka nabaza mu modoka ya ekipe. Hari nabaza mu modoka zabo, Rayon Sport irakomeye burane mujye muyikinisha. Ifite abakinnyi bafite amamodoka yabo. Abafite rwose uwo ni Haji bahaji mwabonye. Agakeke mwakabonye Serumoga gatwaye. Elenga Kanga Junior mwamubonye. Kit manager mwamubonye na ba docteur bose. Mwababonye ba kit manager n'abapeti bato baba Wanda Kid. Bisi genda inyura kuri buri mukinnyi hatuye. Kabange mwamubonye cyangwa Yves mwamubonye umunyezamu muremure. Omari Nyingi mwamubonye na Foringanye. Bari mu Nzove. Shimwe Fisto mugufi, umukinnyi mugufi mu bandi bose mwamubonye yinjira mu Nzove. Nababeretse mugomba gukurikirana akantu ku kandi nicyo mwakundiye Viva. Niyo mpamvu twebwe ntabwo turashinga turya inka yacu ntawe duhagaze hejuru. Gaki cyota katono malembe. Ngira ngo muri kwenda mubabona bose uko bakabaye. Kinyi bikipe bo ni Bugingo nabakana mugirero Jerega bose baracyaza. Utwo tumodoka rero twundi kutuvatiri muraza kwenda mubona dukata aho ngaho n'ubundi. Nutwo bakirimo ikipe ya Rayon Sport barazinguye rwose bakamanuka bitwaye yicaka bati nge singenda muri bisi.
witwa Biramahire Abedi, mu bakinnyi ba Rayon Sport bamanuka mu Nzove bicaye yitwaye kuri kariya kavumbi. Uretse ko muri iyi minsi mu Nzove rwose imvura iri kugwa, ibintu ni tambarare, kujyayo ntacyo bitwaye, biraryoshye cyane. Ko uyu munsi twari twamanutse kandi twaryohewe no kujya mu Nzove, twaryohewe n'uburyo twakiriwe cyane ko twari twatumweho ibintu byari biryoshye. Biramahire Abedi ngira ngo murabona ko ntabwo iriya modoka arimo, ntabwo ayirimo wenyine, kuko bisi ya Rayon Sport mubonye ko isohotsemo bake, abandi bakinnyi bagiye baza muri izi modoka z'abakinnyi ku giti cyabo, ku biti byabo kabisa nizo bagiye bazamo. Ariko ni na byiza pe, ni na byiza kuba ekipe nka Rayon Sport nayo ifite abakinnyi bafite utumodoka twabo bagendamo bicaye bitwaye, atarabwa gusa ngo bose ngo barategereza bisi. Ni ikigaragaza ko nyine ni ikipe ibiri ku rwego rumwe cyangwa se iri ku rundi. Urabona harimo Petit Messi, Petit Score, harimo Kanamugire Roger, ndetse hakabamo na Biramahire Abedi. Abo ni bamwe mu bo yari yatwaye amanukanye hangaha mu Nzove. Hanyuma rero reka tuve kuri iyo arrivals. Bakigera mu kibuga habaye anniversaire y'umusore witwa Junior Prince Lenga Kanga. Aravuga ati we ngwino, dore taku we na Serumogo, dore umuzi ingese. Uyu munsi Prince Lenga Kanga yari yagize isabukuru, ariko ntumbaze ngo ni y'imyaka ingahe, icyo cyo ntabwo nabashije kukimenya. Murakomeza mukurikirane. Bari bamukoreye agakeke barakazana, abatoza baraza baramusiga baramutotobeka. Kipe ya Rayon Sport runaka ari imwe mu makipe rwose aryohewe n'ubuzima ruwazirene yose. Yitwa Papu yaraza avuga ati rero ntabwo turatahira kugusiga gusa, ahubwo umuntu yakoraho akanarya. Arangije arongera yisubiza Serumogo wari wayimanukanye kuri iyi game, niwe wari mastermind no master planner. Twavuga ko ari geste nziza cyane muri groupe y'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ubwo nawo Mborenga nawe abari hafi haseka, na Nsabimana Aimable nawe ari hafi haseka. Bose baba bari kandi bishimye mu by'ukuri nkaho nta cyabaye. Nicyo cyiza cy'aba sportif, niba bakubonye icyasha baragutereka pembeni gato, ariko ubuzima bwo kubana bwo bukomeza. Ariko witwa Lenga Kanga akunda kubyina we, aranabizi. Dore sha noneho Serumogo ari Omar nawe wagira ngo ni umwana wo hakurya wa za Congo Brazzaville, wagira ngo ni umwana wo hakurya wa za DRC, wagira ngo ni umukongomani mu bandi. Ndakurahiye yaje bakubitana takutaka, induru ziravuga hariya. Iyo ni Rayon Sport, ni uburyohe bwo kuba muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo ibyo ni ibikorwa bakoze byabanjirije imyitozo. Mbere yuko batangira imyitozo, ako kantu rwose kabanje kubaho. Nanjye ndavuze nti mbere yuko mbinjiza mu kibuga ngo mbereke imyitozo, mbabwira amagambo yavugiwe ahangaha, yaba perezida we yavuze, yaba abakinnyi ba Rayon Sport ayo batangarije itangazamakuru, yaba y'umutoza yatangaje. Ndavuga ati nanjye ibi bikorwa rwose nkwiriye kubanza nkabibereka, kuko ndi intumwa yanyu mu Nzove. Aho mutari ngiye ngomba kuba mpari, kamera yanjye, mikoro yanjye biba bihari kugira ngo bibakurikiranire buri kantu ndetse na buri nguni. Ubwo rero ngayo nguko, reka tuve kuri izi takutaku rero. Bahabwa abakinnyi bahise bajya mu ruziga, barakoma amashyi birumvikana, baraganira nyine, ibintu biraryoha. Izi takutaku munyemerere tuziveho, tujye mu myitozo. Ni umwitozo watangiye hagana ku isaha y'isa 10:40 gutyo. Utangira n'ubundi abakinnyi bose bajya mu kibuga uko bakabaye ni bazima. Nashimishijwe cyane no kubona Serumogo wari umaze iminsi ari kugenda asa n'ucumbagira. Uyu munsi yakoze full training, yakoze imyitozo yuzuye. Serumogo ari ako kantu mukihanganire kajemo. Kuri kabiri ya Rayon Sport nari mpafite ikibazo mvuga ntese biraza kugenda bite. Niba Omborenga adahari
na Serumogo bikaba bigaragara ko arwaye, aho ekipe ntiraza kugarikwa. Ariko uyu munsi nanejejwe cyane no kubona Serumogo agarutse kuri kabiri kandi ameze neza. Abakinnyi bagiye mu kibuga bazenguruka amakona baranobagiza, ariko bigeze aho gukora imyitozo ya tactique na technique baravuga ati muswitching off camera. Hari abantu nyamara baba bibeshya bakavuga ngo imyitozo ngo ya Rayon Sport ngo muba mwayituzaniye ngo mukayigaragaza ngo ntabanga. Uzitonde ugiraba imyitozo tubereka anga ya Rayon Sport nta tactique ibirimo y'umutoza. Ni ya myitozo abakinnyi bafasha agapira bari kwishyushya, wenda icyo mwakora gusa nukubareba mukareba uko bari kwishyushya bakina utujongre. Iyo bakimara kujya hara mu ruziga nyuma yaho nta kamera iba yemewe gufatwa, aho ngaho baba bari kwishyushya bisanzwe. Ariko iyo bageze kuri tactique, urumva, iyo bageze kuri tactique z'umutoza uhita utereka pembeni. Aho ngaho rero ni nk'umunyamakuru w'umuhanga agaragarira. 11 niho bagaragarira. Uyu munsi urebye ukuntu bari gukora, hanyira muri kwenda mubireba, bamanukanye muri jezi ya Blessier bwa bururu bwerurutse ukuntu niyo bakoranye uyu munsi. Abakinnyi bose bari bamanutse, Baduraye Jaro nababonye, Basanana nababonye, nabo Bansemane Mable nababonye, na Bamborenga Fitina bose bari bahari. Nubwo bwose batari muri groupe izakina. Aba bombi babwire ko aba bakinnyi bagaragaye uyu munsi gusa. Bagaragaye uyu munsi gusa. Imyitozo y'ejo ya nyuma nibizabera mu Nzove, nibizabera mu Bugesera, ndagira ngo mbabwire ko ntabwo bazayitabira aho izabera hose. Kubera iki? Banze ko baza kumena amabanga ya ekipe. Hanyuma abakinnyi bakoze imyitozo kandi mbijyanire hamwe baranje baganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Bwari buyobowe n'uwitwa Tadeo Twagirayezu mu Nzove. Ubwo siwe wenyine, hari abo baroje aribo bayoboye iyi game. Ni timu y'abagabo b'abatagiri bakuru kabisa baje kubwira abakinnyi tubafitiye prime ingana gutya. Prime ya Rayon Sport iraza kwiyongera, bizageza ku munsi wa match byibura bitari hasi $500 kuri buri mukinnyi. Tadeo haraza arabaganiza, arababriefinga, arababwira ati rero ekipe yagica mu bihe bigoye bitandukanye byo kubura amafaranga, rimwe na rimwe ntitubahembe nkuko bikwiye, ariko mwe mukaduhereza umusaruro. Aravuga ati rero igisigaye ni imikino 3. Hari abatekereza ko kuba tugeze uyu munsi hari amafaranga tubarimo ko wenda tuzabyambura. Ati siko bizagenda, mwe mukina n'umutima, tuzabishyura amafaranga yanyu, tuzayabaha, nta mukinnyi tugiye kwambura. Abaha icyo cyizere, aravuga ati mwe mukine ibindi muzabitubaza, yaba batoza banyu yaba mwebwe, nta muntu numwe tuzambura. Hanyuma witwa Kamba na Roho arangije nawe afata ijambo avuga uko babyumva. Rwaka Claude afata ijambo avuga uburyo biteguye umukino. Gusa muri Rayon Sport uburyo uyu mukino bawiteguye banange, nongere mbigarukeho. Ibintu birakomeye. Uburyo bawiteguye biri ku rundi rwego. Rwaka Claude yatangaje vuga uburyo babiteguye, uburyo imikino yagenze. Muhire Ishimwe Fiston nawe aratangaza, urumva, avuga nawe uburyo biteguye umukino, ndetse avuga n'ibanga ryamufashije gutsinda igitego kuri Polisi. Anavuga ko yiteguye gutsinda ekipe ya Bugesera. Hanyuma rero Rayon Sport mbonye muri iyi myitozo ishusho yayo mbonye, wenda hari ibaruwa yaje ngo yo gutakamba yabashiki bacu nabonye, ariko nabo ibyabo biri muri process, hataza kugira ugira ngo barirengagijwe. Byose biri kugenda bikorwa, buri kantu kwako, buri kandi kwako, ku buryo biraza kuba biri mu murongo vuba cyane.
ariko nkurikije imyitozo niboneye n'amaso yanjye, umugani wa Kenesi ngo avec mes désirs ibi ngo ibyo niyumviye ngo avec mes désirs ibintu birakomeye cyane. Rayon Sport ntabwo ishaka kumenya ibyo vuga ngo hari umukinnyi ifite ngo udahari. Nta mukinnyi kamara muri equipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ntabwo ishaka kuvuga ngo sinzi ngo uyu n'uyu ngo runaka na runaka ngo ko badahari ngo none ngo bimeze bite, ngo ko babasane ngo sinzi, ngo ko ngo banuza ngo nabande ngo Rayon Sport ibyo bintu ntabwo ishaka kubyumva. Reka da. Rayon Sport iri gukora imyitozo ku buryo ekipe ya Bugesera nge nayibonye, rega ibi mbahereza ni detail, ku buryo ikipe ya Bugesera izisanga iri muri trap, ako icyo bita trap ubwo ni agatego yo ubwayo itarivanamo. Urumva agatego yo ubwayo itarikuramo. Uwitwa Kabange, uwitwa Yusudiyayi, uyu munsi ni kare turacyari kuwa kane, munyemerere ne kwirirwa mbabwira ngo 11 ngo beza ngo ba Rayon Sport ngo dore naba ngo bazabanzamo. Ni mubinyemerere mureke mbatsinde, kuko Bugesera nabo n'abanyamugi bafite abitwa ba Eric Dinyo, bafite abitwa ba Eric Dinyo baba badukurikirana, bumva habari dutangaza ko babazi ko twagiye mu Nzove, bumva ko aya Rayon Sport tuyafite, bumva ko tuyafite kabisa, bakadukurikirana. Bityo rero icyaba cyiza nuko twagira gutya tukayatsinda ntituyatangaze, noneho bo bakaba muri dilema. Ahubwo ngewe mbere ya match yo kuwa gatandatu nzaza mite mbabwira 11 barabanzamo, ariko nubundi uramutse udukurikira cyane ugomba kuba ubizi. Ariko nyenda babwiye ngo Rayon Sport nta kibazo na kimwe iragira kuri prime yashyiriweho y'akavagari, ya prime ituma umukinnyi niyo yaba yaravunitse avuga ati ndatanga byose. Rya shyaka match y'Ubugesera ni final, ni finali kuri equipe ya Rayon Sport, niyo finali no mukino wa finali. Indi yose indi mikino yose zabisigaye harimo wa Viziyo wa Gorira, iyo mikino izaba ari nko kuzimya buji. Uzi kuzimya buji yo fu guhaguriki fu ati fu huhamo kabisa. Ubwo rero mubyumve ni gutyo biteye. Ntabwo ndajya in deep ngo mvuge line up ya 11 nababonye uko bahagaze. Icyo nababwira cyo nuko bazatanga umusaruro. Bugesera ntabwo iri ku rwego ruhatana na Rayon Sport, reka mbibabwire. Hari abantu nabonye bari kuvuga muri comment banditse ngo tuzabaririmba ya ndirimbo ngo barayasubiza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo mu ndirimbo bari kurepeta ngo harimo nivuga ngo barayasubiza. Ubwo nyine nayo bari sinzi ni barayo Bugesera yariye mana yanjye, sinzi niba barasubiza arayaye. Atari ke ndirimbo turabaririmbira ni indirimbo ngivuga ngo barayasubiza. Ubwo rero ngayo nguko muri Rayon Sport nguko bimeze. Umwuka ni mwiza ku bakinnyi, ku bayobozi, kuri staff, ku bato, byose ni clear. Kora subscribe kuri Viva Rayon Sport TV uyu munsi niba utari wayikora. Niba warayikoze ndagushimiye, uri umuntu w'umutaramu cyane. Hanyuma ibitekerezo byanyu tereka hasi muri comment. Rayon Sport iravi Bugesera cyangwa. Hanyuma likinga, kora kuri like nyabuneka. Nkundira abantu umugani wa T-Stage. Nkundire n'abanjye. Nkundira ikiganiro kore kuri like. Nurangiza ukore kuri share, usharinge mu ma groups agiye atandukanye. Ni inkunga ikomeye cyane, ni umusanzu ukomeye cyane uraza kuba ushyize kuri Viva Rayon Sport TV. Hanyuma ngereho nitwa Tuyishime Gilbert, reka mbashimire nkomeze mbifuze kugira ibihe byiza aho muri hose muryoherwa n'ibiganiro byacu, kandi mabwire ngo mukomeze mutuze mugire composure, ibintu biri muri control. Hanyuma ariko mwibuke ko dufite groupe ya Viva y'abakunzi ba Viva bahuriramo. Niba utarajya muri iyo groupe
ukaba usoje iki kiganiro, hasi mba napininzeho nimero cyangwa se mba nashyizeho nimero iri kuri WhatsApp. Jya kuri iyo nimero unyandikire umbwire ngo nitwa runaka, nshaka kujya muri groupe y'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Iyo ni groupe itangirwamo amakuru ya Rayon Sport, iyo ni groupe tuganiriramo, iyo ni groupe nshyiramo amalinki ku ikubitiro y'ibiganiro abarimo bakayabona ku ikubitiro. Ariko icyambere nyamukuru nuko iyo groupe tuganiriramo ibintu biryoshye, tuganiriramo umupira, duhanahaniramo amakuru. Niba ufana Rayon nawe rwose nkwifurije kuza kwinjira muri uwo muryango mugari, muri uwo muryango mugari w'abakunzi ba Rayon Sport. Rero uze kunyandikira rwose ndahari kugira ngo nanjye nze guhita nguterekamo. Mukabanza mugire ibihe byiza rero. Iyi ni Rayon Sport TV, nge nitwa Tuyishime Gilbert. Bye bye.